kandi rwanditseho ngo Uwiteka ahagaze ADPR. Oya Ntabwo Uwiteka azi ADPR. Oya nagayizi. Urufatiro rw'Imana ruracyari. Imana ntabwo iza ADPR. Kandi rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu. Be naga ADPR. Ntaga ADPR nazi. Uwiteka ntabwo aza ADPR. Ntazi restoration. Uravuze ngo umuntu bita Izayi afate abantu bafashwe bahagaritswe. Batenzwe ngo kubera ngo gucanga indirimbo z'isi. Uravuze ngo babigiye for free. None si for free. Batere for free. None si for free. None si for free. Uravuze ngo batere for free. Barayitera. Bafate Safari zake baramuhuza na Theo bose babireba. Ariko bugaca. Rero safari zake nawe ngo nkumbuye umwana twareranwe. Ubundi babihuza bakora. Ngubwira akantu gasekeje azongera yobora ADPR. Nta kibazo. Aka kantu uzagakati kuri channel yawe ukagarure. Kugira ngo wemere ko ibyo mandi kuvuga azongera indi myaka. Niwe muntu ufite agatuza ntawaza kwanga weza no. Izaraza kishesheje muri ya politike nakaje gatoya. Ngo ari kandi ni urwago rwa leta ariko rurerera amadini n'imiryango itobagomeye kuri leta. Aha. Iraza imuvye ya Rajibaras. Munyereka amategeko yayo. Abapastori bashwanye. Ba secrétaire général bashwanye. Uhagarara bavuga butumwa bazigira inshuti byabaye ibibazo. Intambara zabaye iki? Intambara. Umwe ngo ningiyobora unone. Ati none se bigende bi. Arajibiti mwicare mutubwire. Baravuga. Ndakubwira ariko byarangiye se. Sikubaza yi. Ndakubwira igihano kiruta ibindi bamuhaye. Uhite wumva ko Izayi nta mikino ajya agira. Nyine reka tukomeze. Izayi ameze nk'utayibuye mu gihuru, abasaza bose abavanye harirukanye, abantu bose batize avanyemo. Nino abapasire barasakuza. Ariko leta yacunganaga nuko Izayi arabyitwaramo. Izakomeza guhagarara ntacyo. Nta kibazo. Baravuga ibintu y'umuyobozi mwiza. Kuko ADPR irimo akavuyo. Urabimva? Habadutse ikindi kintu kijanye n'amoko. Ndikunyumva? Amoko muri ADPR. Komeza. Ibintu umva, nase ibintu ministre aminu bumwe. Priskera ari iki? Umuntu mbaza Yesu. Oya ndakubajije Priskera ari iki? Nyine umuntu mbaza Yesu ari. Bibiri nabango bafata Petero kumwe na Priscilla. Nose barakumwe. Ngo bakorera Imana mu buryo bugize bute? Yari umushumba Petero yari yamusuhuye. Ntabwo yari imitswe. Ine Priscilla. Yari umushumba. None dadira ryoshye we. Urakoze Yesu. Priscilla yari umushumba wimitswe. Ku buryo ndumwe zizwa ngo zajyaga kubwirizayo. Ngo ndetse bagereyo mwuka w'Imana kamanuka agashuka. Adateze iki? Adateze iki? Usomye umurongo w'igice. Adateze iki? Igitamba. Agiteze. Avuga ariko nta kuba umushumba. Tugenda neza agiteze. Agiteze avuga ariko nabemere kuba umushumba. Oya! Nsomera ngo nta mugore wemere kuba umushumba nsomera. Batezekere mu iteraniro. Uje nsomera. Barasa niba gusashira mu iteraniro no kugira gute? Ntawe wemere kuvugira mu iteraniro. Mwiganda muyagayemba. Ahubwo oya ni muze. Ntawe uzabahagarika. Turabyejeje. Nawe uzabavuga. Arabyejeje. Arabirejejwe nyine. Reka dukomeze ubwo bari kuvuga amakosa ariko kamanje no gushimira. Urimo uravuga amakosa uwo bita Izayi yakoze. Ugeze kuba Dove yaremeye ko Dove n'igisopo. Uravuga ati none nimba wabyemeye. Fata ubishyire ku karubanda. Amakosa biraga. Oya. Bivuga ngo yarazi kubashakamo amafaranga. Nyuma yaho yaje gushinjwa iki ajya mu nkiko. Bamushije kunyereza umutungo. Baramuhamye ntibyamuhamye. Ntabwo byamuhamye ko yagizwe umwere. Ahubwo ADPR igomba kumwishyura. Ariko iyo urya wenyine upfa nabi. Duhaye ikaze abantu badukurikiranye mu buryo bwinshi butandukanye, abari mu mpera z'isi, abari mu Rwanda ndetse mu Burundi no muri Kongo. Abo bose baduteza amatwi ndetse namwe muri hano. Ese kuhereye ahantu hari ibibazo gusa. Mpereye ahantu hari muri Kongo no mu Burundi. Bari kwirukanka. Ariko nawe nguhaye ikaze. Bari kwirukanka. Bari kwiruka abantu ari gihe baba. Aho nawe ziko dasanzwe mwa. Hari igihe abantu babiruka. Ngiye mayi kaza abanyarwanda da. None se oya ibintu koze ndibyo. Tage nihumure ku bantu abo ngabo bimeze. Ngiye nago nabahumuriza. We nabo bahumuriza. Wese ko ntarasana wahumuriza
udagira imbunda reka mbabwire ngo nibihangane hari abantu barasisha umunwa umuhanzi umwe yaravuze ngo aya ntabwo ari umunwa Mose ndagira ngo tuze kuganira kugira ngo abantu dukurikiranye bo gusa reka twanganisha abo bantu bose bihangane ndagira ngo tuze kuganira tuvuga ngo Paul Sane wese yihangane ndetse uretse n'ibyo ngibyo hari abantu bari mu bibazo bitandukanye hari abantu arega n'uwasuye mu nzu ameze nk'uwo uri kwiruka buri muntu wese yihangane ndagira ngo tuze kuganira uyu munsi ariko ndagira ngo tuze kuza kwibaza ngo ese ishusho yo muri ADPR cyangwa se ibyo turi kumva muri no minsi nibi kugira ngo tuze kuza gukuraho urujijo abantu dukureho icyitwa ngo ni nta karido gakingirije ibyo abantu batazi tujya mu kiganiro tukinjiramo uriya umuntu wa mbere mubi cyangwa se ni umuntu w'umuswa udashaka kumva ibyo amatwi atari yumva uwo muntu ni umuswa oya ngenda bizi ntago bari butwumve ariko baraduteraho komante uza abantu babibura babaho bandi ariko nabwo ndiyana nabarenganya abandi bantu ubundi nta njiji ijya yumva mu Kinyarwanda baravuga iyo utebuye mu gihuru iyo utebuye mu gihuru ibweje ubugize oya naninjije yumve cyamake utegereza kumva makuru arambuye okay all right ariko ndagira ngo uza kuza gutangira neza umpere utangire oya ndagenda mbivanga kuko ntago banyishyura hagurukire kusabwa Imana Samuel se wowe reka twe kumukoraho ose ko ari imfura y'u Rwanda ni imfura y'u Rwanda ariko abanyarwanda babivuga kera uwo muntu ngafite umutima w'Imana usabwa Imana Samuel ku ngoma ye cyangwa ku buyobozi bwe bwa Association des Églises Pentecôte au Rwanda yakoze ibintu byinshi reka mvugamo bine icyambere yemeraga umwuka wera w'Imana kuvugira mu iteraniro icya kabiri nta nzandiko zandikwaga kugira ngo ujye kubwiriza ubutumwa bwiza oya wapfa kugenda ufite umwuka w'Imana icya gatatu kugira ngo ube pastori byasabwaga ko basenga abapastori bakuru bose bagaterana iminsi 3 Imana itakuvugaho ntabwo wabaga werejwe uwo ni usabwa Imana sibyo ku ngoma rero hari ahantu yagaragaje umutima w'umukozi w'Imana koko wanyawe usabwa Imana Samuel yari umusaza mwiza yari umusaza muzima ufite indangagaciro kandi uvugirwamo n'Imana ongera ko ngo ufite umutima w'Imana yego usabwa Imana Samuel rero hari ibintu bibi atigeze yemera ko bikandagira mu itorero rya Pentecote akiriho yego icyo ni ikindi yangaga ikinyoma yangaga amatiku yangaga ibintu bibi mu yandi magambo umwuka w'Imana wari uri muri we yego kandi duhabana ishusho nziza yari yararobanuriwe uwo murimo w'Imana yego uwo ngo ni usabwa Imana Samuel ajya kuvaho rero yavuyeho ati yavuyeho bikomeye cyane biteje n'inkeke harimo n'abo muri ADPR bakoreshejwe kugira ngo aveho avanwaho akurwaho avaho bamwe bamurega ngo yabaye muri Kenya ngo umuntu wo muri Kenya ngo niho yari yarize ariko ibyo ntaho bihuriye umuntu yiga mu Buhinde umuntu yiga muri Sierra Leone akaza akayobora inama z'Imana ahubwo reka turebe amaze kuvaho ADPR igenda iyonga imeze nga yasaba nugura yuzuye bikarangira ishize maze rega uzirikane ko akimara kuvaho nibwo kwatangiye kumva inuru cyangwa se amatiku ndetse n'ibindi bintu bitangira urugero abantu baduteze amatwi baraza kudutera amabuye ariko buriya Mose ntabwo igitangaza ari uko nyine imbwa yari y'umuntu igitangaza ni uko umuntu yariye imbwa uyu munsi turamutse twumvishije ngo wenda nk'abasilamu ubayoboye yaravuze ngo batangire barya ingurube abantu byateza saga yaba ku bakristo ndetse no ku basilamu rero igitangaje ni amagambo ari nyuma y'uko abantu bamaze kwemeranya ko cyangwa se uwo abantu bayoboye ko ikizira cyangwa se ibintu ADPR itari yemerewe ibyemerewe rero komeza utuzakuza kutugerana no kuba bitasaba Imana reka manze nje kwa Tom uranshyira kwa saba Imana se urihuta ukasimbagurika kwa Tom ndamwemera njyewe haba bamushinja ngo ni igisambara amazi wewe wemeye ibisambo wowe ndabyemera none ibisambo yasazaza nk'umujura kuki sayigararije nk'igisambo ibisambo nuko bitwika
none se kuki Yesu yavuze ngo najya kuza azaza nk'umukristo. Moses utaza kuza kumva. Oya Ezra Mpyisi yaravuze ngo manza wumve, yaravuze ngo wowe ndamutse ngewe nkwibye ugatabaza nanjye ngatabaza, Imana ngewe ninge yatabara wowe ikakureka. Uzi impamvu? Ngewe ubugingo bwanjye buri mu kaga, ariko wowe ubugingo bwanjye ntabwo buri mu kaga. Rero niyo mpamvu ngewe nemera umuntu w'iki. None umva rero nkubwira, mva impamvu nkubwira. Raza mu matorero ni mwiba, amaturo ni muyamaze, mwiba Nyarugenge ejo bundi ntiyafashe akajya Zambia. Twagiye oya reka tugende utamfanye abantu baduteza amata. Oya ntabwo ari mu matorero ni mu madini. Twagiye noneho mu rugaga rwo mu Rwanda ntabwo nzi amatorero n'amadini byose babishyira hamwe. Irondo ry'ivanze ari iki? Byose urabikombinye, byose ubihuriza hamwe. Reka mbabwire, irondo n'ibisambo byari bivanze. Twagiye rero Tom uyu nguyu nubwo yariye amafaranga, ariko Tom uyu nguyu yubatse Dove ku bwa Tom. Iyo ngiyo yateje intambara mwashyizemo ibisopo. Dove Hotel inuma yera, sibyo? Tom arayubaka, amaze kuyubaka baramubwira ngo Tom uri igisambo, uri bandi n'ibiki byinshi bitera swaga, birangira agiye hehe mu nkiko. Byumvisha birangira atangiye kubura. Uretse gatonye erega umunsi tuzi neza yuko umuvugizi wa ADPR Izayi yaravuze ngo nta muntu bahinda amategeko. So bibonye none se niyo mpamvu mugenzi wa mutari kumvikana. None uyu munsi wa none baravuze ko umuntu utariye atayo aho ntabwo nda, ariko si mwese rero reka mbabwire nje mwantu mbere ko ndabahosting nona na ruhande bokamiramo ntarwo Moses ndagira ngo umwuka wera niba waraguye none se ufite thermometer temperature ipima ko naguye cyangwa ufite njyewe iteka bibiravuga ngo abamwemeye bose abantu bose rero n'abimana n'abari mu kabari n'abimana nazirandaya n'izimana, igihe isani ku isazagira zigahinduka. Urumva neza rero abasambanye bibora abayoga none se muri Dove ko mugiye kuyishyiramo ntimwashyizemo. Okay reka tugende. Uyu Tom akaba umuhanga cyane mu gukora iki? Nivuga ngo niba yinjije miliyoni 10 arakoresha 3 n'igice, zirindwi azigira ate? 6 n'igice zibize, ariko aba umuhanga mu babibone. Gera kuri Izayi twumve. Izayi we daje winjana kure, winjana kure n'umuntu waza winjana ku muntu wazanye batinganye wowe reka manze mbere kuri Tom. Yego uyu rero uyu Tom ni umuhanga cyane mu kwimika abashumba, bize babifitiye ubumenyi, ariko mu mufuka wakozemo. Urumva neza wakoze hehe? Akose Mose waruzi yuko ADPR yageze ku rwego kugira ngo umushumba wishyura miliyoni 3 n'igice wowe. Mose ibyo bintu byari bikwiye cyangwa se biremewe? Ntabwo bikwiriye. Manza wumve wowe nujyane kuri conclusion. Tugiye kubanza dufata ADPR twerekana ikibazo muzi. Moses buretse gato kunyereka ADPR ya kera ADPR y'ubu abari n'abantu ki abari mu mukani bantu. Oya ADPR ya kera ari ibintu bibiri yibeshe ku kintu kimwe, ku iterambere na vision. Urakumva neza? Nivago kera muri za 92 nari mfite imyaka myinshi cyane ngewe wajyanaga aguzibwo aho imyaka myinshi man ku myaka 60 mfite man washaka kunsuzugura. Umva nkubwira umva maze kubwira uri kugaragara oya ubutumwa se naje kubwiriza ko naje kuganira ndasagane ko abantu banyizera banza kwizera Yesu ndetse baranyizera kugira ngo bigenda bite. Abantu barizera Moses na Yesu ntibakwizeye. Mose uri umukozi w'Imana? Nje ntago ndi umukozi w'Imana. Ntago Moses ari umukozi w'Imana. Mbese nje ndi umukozi w'Imana. Moses ni umwana w'Imana. Ni umwana w'Imana. Urashaka kugira ngo uheshe Moses. Mwebwe muraza kujyana. Yana ndi umukozi w'Imana. Nje ndi umwana w'Imana sindi umukozi. Yaguye hehe? Umwana sajagwa. Baragushutse.
wowe wibye iso niba yitwa Rudoviko wowe relation yawe na Rudoviko ntabwo ivaho urumva wowe niyo gusanze Nyabugogo ugira gute oya reka mubwire gatekerezo reka musobanure kano kwana oya reka mubazi uramutse ufite abana bane bakicwa n'abarozi ukabimenya ko abarozi aribo babishe abana ni bane uwa mbere arapfuye uwa kabiri nawe arapfuye uwa gatatu arapfuye n'uwa kane arapfuye ariko amakuru ufite bishwe n'umuntu baroga kandi uwo muntu ni umwe barakubwira ngo uyu muntu twamufasha ari muri rompuwe mu mujyi bari kumutera amabuye wajyana ngahe oya se ubundi kukubaza uramutse wumvishe ngo uwo murozi wakwiciye abana bane bamushyira guterwa amabuye ufite ubushobozi bwose ari kuzamukana watwara amabuye angahe aha sawa ushoboye ahubwo wajyana menshi cyane none se oya se uramutse ugezeyo ugasanga ari nyoko kubyara wabarozi ntamwice aba nibo bakoze Imana babeshya nyoko n'umusazi yasaza atinya nyoko iri sano ufitanye na nyoko iyi sano ufitanye nta muntu uva muri nyina kabira ava muri imwe reka dukomeze wagiye n'umugore mbona bifashe indi ntera mbere Imana igusabye wo gutanga cyangwa kujyana ninde watanga ngwiki ari mama wawe nyoko ntabwo wabona undi ariko umugore wabona undi none huzwe ibyo bintu umbi ibintu ugereranyije ngaho ibaze yarongora undi wamurongoye gake se umuvamo none se ko twigende reka tugende none reka tugende uri kuri Tom twageze kuri Tom kandi wambirije topic yanjyanye ahandi hano abantu mwese mbasabye imbabazi twibaba kuri ADP ibintu byose mwayisizemo reka twivugire kuri Tom ADP yashingiwe njemba numva ari mu mwuka oya ntuzongere no kumbaza ni icyango uzabazwa nande oya ni icyango ntuzongere kumbaza baza bako mu tubido baza bako mu nibo bavuga ko kabutura postere nawo ngo yashingiwe kabutura suramuzi yego wamubonyeho yego kabutura ADP ni 180 wabonye kabutura wafite 72 netse kwangishaga impaka mukaye we nayifite moze kadukomeze none reka tugendane abantu badukurikiranye kuri Zaire we tumuvuge bo twagiye uyu Tom akaba umuhanga mu gukora rero akaba umuhanga nukuri ko ngwaje ukanyima nicyo kibazo akaba umuhanga sibyo profeta rigisamba arimana akaba umuhanga cyane sibyo none agakora ariko akagaragaza ibikorwa bye bikagaragara sibyo ariko abakristo ntibamuvugeho rumwe uwo ni Tom sibyo tugiye kwantuza rero moze ukira aho ngaho bishatse kuvuga ngo yibiraga itorero nawe akiyibira yibiraga oya bivuga ngo yarazi kubashakamo amafaranga nyuma yaho yaje gushinjwa iki ajya mu nkiko bamushije kunyereza umutungo baramuhamye ntibyamuhamye ntabwo byamuhamye ko yagizwe umwere ahubwo ADP igomba kumwishyura ariko iyo urya wenyine upfa nabi ujya urya usangire n'abandi kuva kitaramuhamye reka twikomereze ntabwo cyamuhamye nyine ahubwo ADP igomba kumwishyura n'izina rye basebeje mu nkiko agomba kujya yishyurwa nka reperezanta legale twagiye tuba tugeze kuri inkiko zo mu Rwanda zubaho ziremewe twagiye tugeze kuri Sabimana Usayimana rero we Usayimana we ni umutekinisiye ariko nta mibare ya kontabilite yigeze ashyira mu bintu nayo byagenze bite se we ku ngoma ye haranzwe ibintu bibiri ni imvururu n'intambara ariko no kwirukana abakozi b'Imana oya ibyo ngibyo byaje kwantuza cyose ko ari intuza abadoti ko mubangana namwe rimwe rega bangana namwe dore uyu kwangana umuhayidini akabona nkasi yahita amwiruka kandi yabikubwiye kare njyewe ahubwo we umbona nk'iki nabikubwiye urabyivugiye Yesu yarababwiye ngo urabyivugiye ahubwo si ibyo haruye ntibyasohoye
Moses ni umuhanuzi ahubwo si ibyo hano ntibyasohoye. Ndashaka kwereka Moses abantu badukurikiranye hari abantu bemera amavuta yawe nta n'umuntu wabakurikira ngo bacange ariko njye nakubwira Moses ni ngombwa ko abantu bose bamwemera Yesu baramwemera uretse gatoya uretse gato zamura amaboko yawe oya nabonye impeta iyo mpeta wayikuye iyo sawa mbako gakoma ari umukozi Imana mara ubukomo kanje nakubwiye ko nari umukozi w'Imana none se nyine wajya umwana bakuru abanyarwanda babivuze ariko reka musubize oya reka mukubite noneho nashyize aminyorosho Imana iba mu gakomo iba mu mpeta iba mu isaha iba he none se bihuriye he n'ibyo ngibyo niba n'amafaranga wowe nta mafaranga ufite nkoreze isaha nyiguhe nguhe iki wifuza iki ngufashe iki kugira ngo byane nyigura manzo nyumve neza mwebwe ndagira ngo Mose aha ngaha hari ibintu ukiri gusobanura ariko mu kubisobanura ubundi ndagira ngo kano kanya abantu tubakure mu rujijo ubundi hari igihe igihe kigira ibihe bitatu hari igihe cyashize hari icyo turimo hari n'ikizaza cyane rero ndagira ngo duha abantu ishusho ya ADPR ya none itandukanye na ADPR ya kera hashize ariko tugeze kuwo bita Sabimana ndagira ngo ubwire abantu uwo bita Sabimana we nkuko tuba turi kumuvuga Sabimana yari umuhanga cyane ariko swaga n'akaduruvayi burya zazamukiye ku ngoma ye cyane kumena mezi zo ntambara biramugora ariko ntabwo ADPR y'uyu munsi ari we oya buriya nubwo atari we buriya ari ikintu bita history amateka y'umuntu amateka ye bigaragaza yuko we ubwe ariho swaga nyinshi zagiye zizamukira rero zigaturika zikajya publica urumva icyo kintu umuyobozi mwiza rero nuturisha bo mu rugo rwe uwaba ari umuhanga ako niko kamuranze tujya kwa Karurangwa na Karangwa Eugene bariya bo reka kubwire ariho RGB noneho yinjiraga niho yiyegereyemo yaje noneho iravanga ibi bintu tugomba kubikurikirana ubundi wambwira kuntu bagukora audit yuko wagiye muri Kenya ukaburana na tike y'indege nyine aho haraje mu bujura oya ntago ari ubujura haba haraje miki kuko ukora ubwenge buke ukatisha itike y'indege ukayigurisha undi muntu ukigarukira ukinjiza miliyoni 10 wiyandikiye none se wowe byumvishe miki numvisha ubwenge buke bagukoreye audit y'ibintu wakoze ariko wenda nk'urugero uramutwaye ufite robine y'amazi ugasohora fagitire y'amazi ariko nyuma yaho ikaza kuza kugira gute ukaza kuba wenda itarakozwe kuri iyo robine aba harabaye miki ufite ikibazo n'uwavomye amazi kuko njye niba ngiye kuvoma amazi ari ngomba kwishyura kuri WhatsApp nuro ya bidogo navomye ngende yigurisha mwangaye ariko ndacyumvishije ndacyumvishije oya kuza kungura audit ni byiza ni nabyo ahubwo njyewe uransaba tike y'indege yewe mweretse ingendo Nairobi Bujumbura se Zambia se mu Burayi se muri Canada sinkweretse transport na tike nagendeyeho na hotel naryamyemo ngira mu mutwe ahubwo se nahamagaye umuntu uri muri Canada akanyandikira wowe uri gufatanya n'abantu kwiba ntacyo kwiba wowe uragira ati noneho icyatumye bamufata nuko atazi bangatanyije ibimenyetso sibyo ndushaka kuvuga ntago ari icyo ushaka kuvuga ngo icyatumye we agaragara nabi sibyo imicungire y'umutungo yari icunzwe nabi reka gucunga umutungo si uko hari ibyo utanyereje oya gucunga umutungo nuko ibyo ucunze byose ubibarasinga bikagenda abantu kandi babibona bakabona banyuzwe nabyo noneho bo maze se umva ko bimeze we hari ikintu uri gushaka kumbwira rega turi guhisha n'abantu uragira ati impamvu bamukoreye audit bakamufata yego no kubera ko yagaragaje uruhari cyangwa se akagaragaza uruhande rwe mu ishusho nziza ariko hari ibintu yibagiye kujya gute kuzibangatanya sibyo bintu kuvuga yego twagiye baranarwa kugurira umwana nifa bakaguhamagara mu bagabo ni papa nta nifa umerutse uri kunywa ngagafanta ninde uzase aseba wo twagiye rero RGB imaze kubireba amajyepfo yandika urwandiko n'abajyaruguru nayo yandika urwandiko burera harwandike presidence
Burera hari umugabo w'umudiyakoni wanditse ibarwa ijya muri perezidansi biba bimeze nk'ibyariyo neza ku Gashaka bimaze kumera gutyo rero uzi ikintu cyabaye leta ni umubyeyi leta kandi ikora ibintu neza yaravuze ngo mbere y'uko abantu baba ba ADPR ni abanyarwanda urabyemera ndabyemera ko sawa abana b'abaturage bacu bari kurenganwa bafite ntabwo bishimye kwa uko byagenda koze nta RGB biramanutse tayarigezemo amategeko baba barayavuguruye sibo bayihamagariye se rega ADPR ubwo niyo yihamagariye RGB ntabwo RGB yazindutse ngije muri ADPR bivuze ngo urwishigiye ararusoma nubange iwawe n'ubwo arimo kumvikana mugamagara undi muntu muzamenye ko amakuru cyo urabyumvishe Nyirakazihamagara yaratuye ku nzira ADPR ibyiri kubona uyu munsi Nyirakanzihamagarira yaraturanye na Nyirakanzitereyemo niwe muntu wagiye wabyihamagariye RGB rero itumwa na leta kandi ni urwego rwa leta ariko rurerera amadini n'imiryango itobagomeye kuri leta iraza umubyeyi ya RGB araza munyereka amategeko yayo abapastori bashwanye ba secrétaire général bashwanye uhagarara bavuga butumwa bazigira inshuti byabaye ibibazo intambara zabaye iki intambara umwe ngo ningiyobora ati none se bigende bi RGB mwicare mutubwire baravuga RGB rabwira ntaga amategeko asobanutse mukorane mategeko bahita bazana umu supervisor w'amategeko o kubafasha Nyirakanzihamagara yewe Nyirakazihamagariye tayari amategeko mashya barato ariko basanga bafite ikibazo cya leadership umurideri mwiza ugomba kuyobora ninde basanga abantu bose bari muri iyo shusho ya ADPR bafite inkuta cyangwa impande bahegamiye niba bari muri assemblée générale bamwe bakemeza wowe abandi bakemezanya RGB bavana ibyo bintu wapi nago byakora abantu bari gutera Izayi amabuye bari kugendera ku kinimba Izayi yarazanye gahunda kuvuga ngo bimike abantu bize nimba barasanze leadership Izayi ntabwo ari wabizanye Izayi ntabwo ari wabizanye none bari kumutera amabuye Izayi ntabwo ari wabizanye kumutera amabuye iki Izayi ntabwo ari wabizanye rwose kumutera amabuye iki Izayi dore ibyo bamuterera amabuye Izayi baraje batamwemera batamwemera noneho abarahageze Izayi yaje kuyobora ADPR batamwemera kuko ntibari bamuzi Izayi abarabihuhuye none Izayi yaje bamuhereza umwaka umwe w'inzibacyuho ariko RGB n'abahanga barabona uyu muntu reka dutestinge turore ibyo dushaka kagatuza ko kuyobora niba gafite izo shaka ubusinzi bacyuho y'umwaka umwe amenga abarabwende mwese mu Rwanda mwese shaka imanite zanyu hatavuyemo n'umwe abapaseri se ko twize teologiya gusa oya uranyereka manza wumva Izayi tese ya mbere yabanje kwirukana Izayi ADPR ngo aravaho baza n'ubuhanuzi ngo azapfa baramubwira ngo wowe Izayi abahanuzi baraza bo muri ADPR barahanura ngo arapfuye ngo agize ate Izayi aravuga ntabwo n'abari mu bavanye ubuhanuzi bwa buracecetse mu iterane ubuhanuzi bwa buracecetse leta iravuga ni ariko RGB nako RGB nyakugira Imana RGB iravuga ni ubuntu manza wazabihuza wazabishobora azabihuza reka bya bindi ADPR yarizi yajya ngo ni cyuka kiveho ahubwo hajya umuntu ukora uyobora ibintu ibyo akubwiye bikaba ari ibyo nuvuga uri Nyarugenge muhite mufatana nago kuvuze kuri kakandi kubaza nago ibyo byaba bakumanukana Nyarugenge reka mbikubwira bufashe reka mbikubwira ukuntu byarangiye se sikubaza ndakubwira igihano kiruta ibindi bamuhaye uhite wumva ko Izayi nta mikino ajya agira nyine reka tukomeze Izayi ameze nk'utayibuye mu gihuru abasaza bose arabavanye harirukanye abantu bose batize avanyemo nino abapasiteri barasakuza ariko leta yacunganaga nuko Izayi arabyitwaramo Izayi akomeza guhagarara nta kibazo baravuga ibintu y'umuyobozi mwiza kuko ADPR irimo akavuyo urabimva habadutse ikindi kintu kijyanye n'amoko
ndikunyumva amoko muri ADEPR ibintu wumva ndetse ibintu minisitiri amenya ubumwe ubwe yamaganye biri mu madini ADEPR za EPR za ntuza si byari birimo se wagwenda n'amakuru disi biba biraje ibyo ese moze bije manza wumva bije se barabangwa Izayi n'umunyacyangugu baba bazanyemo bya bintu bya kera babigaruyemo babaragaruye ibintu leta y'ubumwe yamaganye kuba uri umunyacyangugu kuba umuntu ari umunyamutara ndi kubisobanura neza nyine ubu nakoretse kubisobanura kuba uri umunyacyangugu kuba uri umunyabutare kuba uri umunyanyagatare kuba uri Rubavu kuba uri uwa Kicukiro kuba uri uwa Bugesera ibyo ntacyo bivuze ikintu kiri imbere ni umunya Rwanda wakumvise baba baratangiye ubwo ni muri babandi bakuze ariko Moses umbaza ikintu yakoze umva ikintu yakoze abantu ubahurije n'ikibazo ADEPR ifite muri no minsi dore ikibazo ifite ADEPR warugeze kuyizaye ubu ngubu ikibazo ifite kiroroshye kuruta cyari kirimo uzi ko ADEPR yari n'ibintu bijyanye n'ibice none se ko ikibazo nono gihari ko bacecekeshe Mwuka Wera Mwuka Wera se ndetse Mwuka Wera wakoreraga mu bice na Mwuka Wera akora adakoze mu byiza atari ibice mu byiza se byari mubize nyine okay mu bagore abashumba bimitse okay komeza ntacyo rwese umugore niyo yanditse ko atagomba kuba umushumba ariko nta mushumba wigeze ubaho w'umugore umuntu za Yesu nawe wigeze batumira umugore hari uwo waba uzi umuntu za Yesu inde sura umusomyi wa Bibiliya twagiye Priskila yari iki inde Priskila yari iki umuntu za Yesu wowe ndakubajije Priskila yari iki nyine umuntu za Yesu ari Bibiliya iravuga ngo bafata Petero kumwe na Priscilla ngo bakorera Imana mu buryo bugize bute yari umushumba Petero yari yamusuhuye ariko ntabwo yari yarimitswe Priscilla yari umushumba none dadira ryoshye we urakoze Yesu Priscilla yari umushumba wimitswe ku buryo intumwa zizwa ngo zajyaga kubwirizayo ngo ndetse bagerayo Mwuka w'Imana akamanuka agashuka Roho Mutakatifu ubundi wabayo ariko si ubundi umugore kujya mu mwuka ni leta yako rivuga ko abagabo bajya mu mwuka abagore ntibajye mu mwuka ni leta yako rivuga ko abagabo baba abapastori abagore baba abapastori ni tegeko rivuga ngo umugore yemerewe ibi umugabo yemerewe ibi ntihagire umugore uvugira mu iteraniro ntihagire umugore uvugira mu iteraniro Bibiliya niko ivuze adateze iki usomye umurongo w'igice adateze iki igitambaro agiteze avuga ariko nta wemerewe kuba umushumba tugenda neza agiteze avuga ariko nta wemerewe kuba umushumba nsomera ngo nta mugore wemerewe kuba umushumba nsomera batezekere mu iteraniro uje nsomera barasa niba gushakira mu iteraniro no kugira gute ntawe wemerewe kuvugira mu iteraniro ko nagira n'icyo ashaka kuvuga abibwira umugabo we bageze mu rugo azakivuga ubutaha uri gushaka kubihuriza he ibyo ni Pawulo yabivuze yabivuze ari Korinto yabivuze hari habaye iki yabivuze hari habaye hari no ikibazo uretse tubivugeho iki kibazo mu itoraniro ry'abakorinto hari hamaze igihe hari igishushanyo cy'umugore wabaga mu iteraniro kandi hari ubusambanyi bukorerwa mu iteraniro kosora neza bikosore wowe ni ukuvuga ngo wanze kubivuga mu mazina yabyo urabiciremye bajyaga gusukisha mu mitwe yabo oya bamara kujya gusukisha manze nyumve hariyo ikirwamana cy'umugore ariko hakaba hariyo n'ubusambanyi bwari bwaradutse bukabera Ikorinto cyane none bajya no gusuka bagasuka mu mitwe yabo ibi y'ubusambanyi wabyumvise Pawulo abirebye arababwira ngo ntibikwiriye kugira gute kuvugira mu iteraniro ntabwo abagore nyine bakwiriye kuvugira mu iteraniro ariko nibatega bagira bate ntabwo mbizi dukomeze oya wishyira abantu mu rujijo ntabwo bizi gute ngiye ngo debate bivuze ngo ari ikintu ushaka kugira ngo wumvikanishe abantu urimo urumvisha abantu ko kugira ngo uyu munsi abagore bavugire mu iteraniro cyangwa se bimikwe ku bushumba rero ikosa ariko si n'ikosa ikosa Izayi yakoze ni rimwe Izayi representant legal umushumba wa ADEPR mu Rwanda Izayi nyakubahwa Izayi niba wemeye yuko Dove ijyamo igisope iki gisope kikaba kigomba gutangira muri Dove nagira gutumira abagabo batatu kugira ngo igisope kizagira irangi
iki gisope ngiye kumuhereza inama izayi ni inshuti yanjye reka muhereza inama hamagara Safari zake zakagenda asigaye acuranga mu gisope kandi unamutengurire ku ruhimbi umubwira ngo urejejwe Safari zake agiye muri Dove ndakubwira ngo Safari zake agiye gucuranga muri Dove yakuzura. Uravuze ngo umuntu bita Izayi afate abantu bafashwe bahagaritswe batenzwe ngo kubera ngo gucuranga indirimbo z'isi. Uravuze ngo babigiye fofuri none si fofuri batere forufe none si forufe uravuze ngo batere forufe barayitera bafate Safari zake baramuhuza na Theo bose babireba ariko bugacya rero Safari zake nawe ngo nkumbuye umwana twareranwe ubundi babihuzahuze bakora igisopo babihuriza muri Dove nagira ngo Dove igire abakiriya ngewe nagira ngo Dove ngewe igire abakiriya ibintu by'uburokore by'uburokore byagiye hasi twagiye guca none Izayi niyo bintu none se sibona gato none uravuze ngo turi kubwira abantu ishusho y'idini rihari niho narindi none umwuka riyezi nawe twigire muri bizinesi rero mumpamagarire Safari zake nzakagenda nababaje mubazi n'aba Diodone Munyashoza bazi gucuranga bamakanyaga Abudu mumpamagarire bato bose babireba kuko tawe indirimbo zo zikundwa n'abasinzi mukabarizira ndeba hano aho mucuranga indirimbo za Theo nambonye bamuhamagara nambonye indirimbo zo zigeze zikundwa n'abasinzi ubundi bategura igisopo kinaguye mutegura igisope cyiza kinaguye vuga kinaguye hano muri Dove binyuzamo kira cyo kunywa cocote binjizamo n'igisopo kira soda yoyote n'ubundi bihumura umurari n'ubundi byahumiye baitiye ndani ya Dove uravuze ngo byose byahumiye wambara nini uhenura uwasutse ushaka kwirwanaho uwazanye inzara ndende ushaka no kwirwanaho bashyiramo n'amarozi arega dufite abarokora bwizeye ni umuhanga dufite abantu bagiye baceremba adaperi Izayi uri umuhanga hari abadiyakoni baba muri adaperi bajya mu bisope hari abaririmbyi bajya mu busa byose babijyamo maze wumve bafate n'ubundi adaperi ubundi ukuntu yabagaho ntabwo bose ari babi oya ariko harimo bamwe muri bo bihishaga ijoro bakundaga igisopo uravuze ngo nabishyire ku rubugaragara kandi wowe yabishyizeho uzibura ikintu uri kuvuga ngende kucyumva ubundi ngo ihene ngo yahiye ngo nimugoroba iravuga ngo buraje bake bahabona uravuga ngo n'ubundi abo barokore n'ubundi bagiga mu bisopo n'ahandi hasa naho ngaho ntibagende nyone oya ntabwo bagiye Izayi yavuze ngo mwe kongera kugenda mubikorere aha mubikorere hano mwigende muyambayemba ahubwo nimuze ntawe uzabahagarika turabyejeje ntawe uzabavuga birejejwe nye reka dukomeze ubwo bari kuvuga amakosa ariko kamanzi none gushimira urimo uravuga amakosa uwo bita Izayi yakoze ugeze kuba Dove yaremeye ko Dove n'igisopo uravuga ati none nimba wabyemeye fata ubishyire ku karubanda amakosa Izayi yakoze nabiri yonyine andi ntabwo nyamushimira irya mbere ni ukugaragara ibendera ry'abatenganyi ku ruhimbi iryo ni ikosa ibyo irya kabiri twavuze ku by'ubucuruzi kabureze nari mbizi ko ari ikosa niyo mpamvu ngo ibyo narinzi ariko kubera na Dove igiye kuba igisopo ndahita mugarukira cyane ku butinganyi icya kabiri Izayi yirukanye abasaza ndababara ariko sanga byari byo gute ndetse Izayi yashyira muri Dove igisopo abasaza bakabyemera abasaza bakunda igisopo nyine ahubwo reka bakagenda gutarama bari bafite amakode ya kera ariko bafite mwuka wera bira bintu usabye Imana Samuel yari kubyemera usabye Imana Samuel tumwite ko ntacyo atararimo umwuka w'Imana atayoboye ADPR neza natangiye mvuga ngo iki numvise umushima ariko kugeza aho ugiye gushima Izayi bivuze ngo uri gucereza abami babiri oya muri innovation Izayi se ninjye wamukuraho ntabwo namuvana nta muntu mukuyeho twe turimo turatanga ishusho ya ADPR ya kera na ADPR umwaka ari busoze uyu mwaka urarangira na manda ye y'imyaka 4 irabibaye 5 manza wumve ngubwira akantu gasekeje azongera yobora ADPR nta kibazo aka kantu uzagakate kuri chano yawe ukagarure kugira ngo wemere ko ibyo mandi kuvuga azongera indi myaka niwe muntu ufite agatuza ntawaza avuga ngo weza no izaraza kishashije muri ya politike n'akaji gatoya ngo ariko bundi mwabuze iki ubundi murashaka urumva mushaka iki none boye sindagira ngo nyine twe duha abantu ishusho rihagara ADPR ADPR yatangiranye n'umwuka w'Imana reka ngiye kurakora twirije tujye no gusoza reka rero ntunyumvishe sibyo byiza ntacyo kandi uzi ko ngwemera twagiye ADPR yatangiranye n'umwuka w'Imana
ariko mu gishushanyo mbonera cy'abantu bahishuriwe ntabwo bigeze babona ko hazaba iterambere. Oya, iterambere ni ryiza cyane ribi ni ryiza gute? kuko Imana ntigihinduka. Imana ntigihinduka, nibidahinduka rero iterambere ni ryiza. iterambere ni ryiza. Yego. None se Mose, icya kabiri oya ndi kuri conclusion, wihangane wambasha dukoze iminota yose mbaza, reka ngore conclusion. Icya kabiri, ADPR imaze kugaragara ko bubatse Dove irahomba, bashyiraho umushoramari, bamagana abantu bo kujya bajyamo badafite acte de mariage, attestation de mariage. Ibyo nibyo basanga nibyo, ariko basanga iyi Dove ni hotel iri guhomba, kandi iyi Dove igomba gucuruza. Nyumva neza, hari indi dini ry'abarokore ndashaka kuvuga ko bari bayishingiye iki? bari barishingiye bari bayishingiye ntago ndize niwe ubifite. Nose niwe wayishinze, niwe representant rigari niwe ihagarariye. ubu niwe uri kuyivugira. Ngwiki Komeza nayo. Ariko ntabwo bari bayishingiye igisopo, tubyemeranye. Baka abakristo 10,000 ngo bazi ikibazo cyiza kandi cyoroshye ariko kinakomeye. U Rwanda bajya barwabugire bajya kurwana bakarugera bakarwagura. tuvuga abandi ba perezida bari icyo gihe, bari bariho icyo gihe. Ujya kurwarwabugire se bari baravuka, hari abami. sibo barwaniye se igihugu bakacyagura. Nese ubu uyoboye igihugu si perezida, none waza kumubaza u Rwanda byose babibaza. Ariko baza kubya abami. Nose rwabugire so waguheza Kinyaga na hehe so waguheza. Ibyo reka se ndiguhakanya, ariko baza none se Dove hotel ni yandi ngo bisiyayizayi ya ADPR. Iyo ADPR se ni yandi ngo ADPR ni yayizayi. ADPR tuyambuye umugore n'abana, wowe ufite umugore n'abana. Nabande abana nabawe n'umugore n'uwiwabo no wasenanye n'uwo kucyo gihe umuyoboye umuyobora bari uwawe none gwiki ngwangwiki none rero iyi Dove hotel izenye kuba wize representant legal rwose. Ndakwemeye uri umutekinisiye mu gucuruza, shaka amafaranga. Ejo ndavuze ko ugiye kubaka ibitaro, ugiye kubaka stade, ubaka stade Rayon Sport igi kwishyura yica gukina umupira za Gasogi zijya zikina umupira, noneho ugiye gushinga ikipe ya ADPR y'umupira w'amaguru. Bivuze ngo yewe sabye akazi ndabo umuvugizi wayo. Iyi kipe ya ADPR ADPR giye stade nagizagira ikipe se Moses ngero ndi dekare ndi muvugizi w'ikipe y'amaguru ya ADPR. Kuko bivuze ko ntabwo ikiriyo gusengeramo, si ikiriyo umwuka niyo gucuruza. Oya, ADPR ni kampani igomba gusenga, igomba gucuruza, hakagira abasenga, igomba gucuruza, harimo abasenga, hakagira abasenga, hakagira n'abacuruza. Iyo umuntu afite kampani limited ikora, ushobora ucuruza umucanga, ugacuruza n'ibishimbo ukabitunda, kuko ni kampani. Ariko Mose, abanyarwanda bavuze ibintu byiza, baravuze ngo isuri isambira biki igasohoka. Dore ikibazo ufite rero, reka ngushimira hakurya, nitambatambe hose reka ngushimira hakurya. Wowe ukurikije ibyo uri kugenda ubona nk'umuntu n'inararibonye ryawe n'ubusesenguzi, reka mbikubwire. Bashitse kuvuga ngo ADPR iri mu mwuka w'Imana cyangwa ntawurimo. Nicyo kibazo bagomba kumbaza ubu. Ntawurimo, harimo ubucuruzi. Ndasoje ikiganiro. Turasoje. Si ukoze. Ubu ni nagira ngo ubisobanurire. Oya nabisoje. Gusa reka umuntu ushaka gucuruza yinjiye muri ADPR. Umuntu ushaka umwuka w'Imana ntawo. Zefinis ubu nibyo nashakaga. Oya umva kandi. Ngiye nago navuze ibyo ushaka. Nasobanuye ibihari. Sawa murakoze. Ngira abantu bakora subscribe, like na share na comment. Ariko tubabwira ko kiryoshye. Nta kibazo. Reka tubwira abantu. Turababwira ngo nubundi uko byagenda kose ufatiro rw'Imana ruracyari. Kandi rwanditseho ngo Uwiteka ahagaze ADPR. Oya. Ntabwo Uwiteka ADPR. Oya nagayizi. Urufatiro rw'Imana ruracyari. Imana ntabwo iza ADPR. Kandi rwanditseho ngo Uwiteka aza abantu. Ntaga ADPR. Ntaga ADPR nazi. Uwiteka ntabwo aza ADPR. Ntazi restoration. Ntazi Anglikani. Ntazi Abasilamu. Ntazi Abadive. Ntazi Abatogoshwa. Ntazi Abarangi. Imana izi umutima w'umuntu wakijijwe ugahinduka. Muri ADPR
ariko ushaka gusenga nasengere mu mutima, nasengere mu mutima. Wewe ushobora no kujya muri radiyo ko uyikunda ukanacuruza ariko ukanakizwa mu mutima wawe, kuko ADEPR ntabwo ari itorero ryaburamo umugeni, kuko biravuga ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe. Ariko ikibazo ntabwo ari ubucuruzi bwa Isayi muri ADEPR, ikibazo ni ibyo ukoreye muri ADEPR. Murakagira Imana n'amafaranga, abantu bagira amahoro, mugize neza. Asante, ciao ciao, asante.